ni ababyeyi. Ababyeyi nibo bankanguriye kwiga cyane. yego Ubwo kubera ko mfite umubyeyi umwe, yego mfite mama. Mama rero yambaye hafi cyane, na bya bindi bavuga ngo abana babaga baramugaye ngo barabahishaga barabajugunyaga, yego ntago byigeze bimbaho. Nabaga ndaho nkina n'abandi bana, mfite ubumuga bwanjye ariko nkakina n'abandi bana nta kibazo, ku buryo ntago nigeze nshyirwamo icyo kintu cyo kumva ko ngomba kwiheza. Nta n'uwigeze ampeza, aba ari muri famiye yanjye, aba no mu baturanyi duturanye, nta wigeze ampeza. Nabuvukanye ariko nta nubwo ari n'impanuka. Bwaje ndi muto, ndi umwana muto uri mu myaka 3-5, niko mbwirwa n'ababyeyi. yego hanyuma ntabwo rero ari impanuka, ni icyo bita imbasa. Njyewe ntabwo ari muri ubwo buryo nize. Njyewe nageze mu ishuri niga i Gatagara. yego nagiye i Gatagara ngiye kuvurwa kugira ngo mbashe guhaguruka ngende nk'uko umbona ngenda, hanyuma banampa n'ishuri. Nanashimira cyane ubuyobozi bwa Gatagara kuko bagerageza kwita ku bantu bafite ubumuga cyane. nizere ko mumeze neza, mwe mudahwema kudukurikirana ku mbuga zacu, ni Rukumbi TV. Nk'ibisanzwe rero njye nitwa Giri cyangwa se Pilipili. Uyu munsi rero twahostinze cyangwa se twatumiye umutumirwa wacu, muri kubibona imbere za kamera, z'imboni za kamera. Rero tutari twajya mu bintu byinshi, reka kwanza tubanze tunagende tunasuhuza aho baba badukurikiye bari ahantu hagiye hatandukanye, ariko reka duhere kuba badukurikiye bari inaha iwacu i Kigali, abari iburasirazuba, iburengerazuba, abari mu majyepfo ndetse n'amajyaruguru, n'abandi bari mu mujyi wa Kigali, Kicukiro, Gasabo ndetse n'i Nyarugenge, n'abandi muba mugiye mudukurikiye muri hanze y'igihugu, ariko mudahwema kudukurikira kuri Rukumbi TV. Uyu munsi rero twatumiye umuntu. Amakuru muvandi? Amakuru ni meza. Urakomeye cyane. Watangira wibwira abadukurikiye? Amazina yanjye ubundi busanzwe nitwa Nsabimana Jean de Dieu. Yego aba ndi umugabo wubatse, yego ufite umuryango. Ari ibyo. Ufite umuryango, umuryango ni mugari, mwungutse n'izindi mbuto niko nakunda kuziga. Mu minsi ishize waraduhamagara tubwira ati ngewe rero ndashaka kuzaza tugakorana ikiganiro, ariko Jean de Dieu wabimbwiye numva ufite agahinda. Ni ikihe kintu kikugoye? Ntibyabura buriya mu buzima umuntu abamo bwa buri munsi, ntashobora kubura imbogamizi. Yewe njya kubabwira ngo dukore ikiganiro, hari ibibazo byinshi njya nkunda kugenda mbazwa n'abantu. Abantu bakambaza, nahura n'umuntu akambaza ariko ubumuga bwawe bwatewe n'iki, se wabugize ryari, byagenze bite, ese hari uburyo ki wabisangiza abantu bakabyumva bakamenya ngo umuntu umugaye wenda niba hari n'icyo ashobora kugeraho, ashobora no kugira icyo akora, birashoboka ibyo bintu. Birashoboka, ishobora no ikiganiro nagitanga nta kibazo. Ushaka kumbaza ku bijyanye n'ubumuga bwanjye nyine nakiguha nta kibazo, kuko kuba umuntu afite ubumuga ni ibintu bisanzwe, ntabwo ari ibintu ntabwo ari byacitse, ntabwo ari ibintu byaguye. Tukiri aho rero, ese ubundi ni ubwo wavukanye cyangwa ni impanuka yabayeho runaka umaze kumenya wenda ubwenge? Ntabwo ubumuga nabuvukanye, ariko nta nubwo ari n'impanuka. Bwaje ndi muto, ndi umwana muto uri mu myaka 3-5, niko mbwirwa n'ababyeyi.
hanyuma ntabwo rero ari impanuka, ni icyo bita imbasa. Imbasa ndayibona. Imbasa yaje ubwo icyo gihe wari ufite iyo myaka, ubwo bivuze ngo n'amashuri bishobora kuba byaragoranye kuyiga. Byaragoranye ariko naje kuyiga, nayatangiye ndi mukuru, ntago nayatangiye ku kigero nk'icyo abandi bana batangiriraho amashuri. Yego. Ariko aho nayatangiriye narayize kandi ndayarangiza. Ubu wasoreje, ubu tuvugana ufite amashuri angahe? Mfite amashuri 6 yisumbuye kimwe n'abandi bose, nkagira n'icyiciro cya mbere cya kaminuza. Na kaminuza wayigezemo? Yes. Muri ubwo buzima ikigaragara cyo urumva ntabwo byari byoroshye, iryo shyaka n'uwo muhate wabikuragahe? Ni ababyeyi. Ababyeyi nibo bankanguriye kwiga cyane. Yego. Ubwo kubera ko mfite umubyeyi umwe, mfite mama. Mama rero yambaye hafi cyane, na bya bindi bavuga ngo abana babaga baramugaye ngo barabahishaga, barabajugunyaga. Ntago byigeze bimbaho. Nabaga ndaho nkina n'abandi bana, mfite ubumuga bwanjye ariko nkakina n'abandi bana nta kibazo, ku buryo ntago nigeze nshyirwamo icyo kintu cyo kumva ko ngomba kwiheza. Nta n'uwigeze ampeza, aba ari muri famiye yanjye, aba no mu baturanyi duturanye, nta wigeze ampeza. None se icyo gihe urumva wenda ntago ndi bubijyemo cyane, ariko icyo gihe se wenda mwabaga mufite wenda nk'ubushobozi bushobora kuba bwakugurira, bwabahereza izo nsimburangingo kugira ngo ujye ku ishuri, cyangwa wenda hari igihe umubyeyi yitangaga akaguheka gutyo, byayendaga bite? Jewe ntabwo ari muri ubwo buryo nize. Jewe nageze mu ishuri niga i Gatagara. Yego. Nagiye i Gatagara ngiye kuvurwa kugira ngo mbashe guhaguruka ngende nk'uko umbona ngenda, hanyuma banampa n'ishuri. Nanashimira cyane ubuyobozi bwa Gatagara kuko bagerageza kwita ku bantu bafite ubumuga cyane. Yego. Nibwo rero ngiye kwivuza, agenda banshyira mu ishuri. Nari umuhanga cyane pe, mbivuze gutya hari abantu bashobora kugira ngo nditatse. Yego. Ariko nari umuhanga, nubwo icyo gihe cyose cyari gishize ntaragera mu ishuri. Urumva ni kera mu myaka ya mbere y'intambara, i Gatagara nagiyeyo intambara irangiyeho gato, hashize nk'umwaka umwe cyangwa 2 intambara irangiye. Yego. Urumva icyo gihe rero n'amashuri yari ataratera imbere ngo aze ari menshi. Hanyuma nza rero kujya i Gatagara, natangiriye kwiga mu mwaka wa 3. Ntabwo nize uwa mbere n'uwa 2 by'amashuri abanza, ntabwo nabyize. Nagiye bankoresha agateste gato, ntabwo nzi ahantu ikintu cyitwa gusoma no kwandika cyavuye muri jyewe, kuko nta wundi muntu nari narigeze mbona wenda mu rugo iwacu wabashije kwiga cyane ngo agire amashuri ari hejuru yisumbuyeho, wenda ngo mvuge ngo yaranyigishije cyangwa niwe narebeyeho. Nanjye iyo mbitekereza ukuntu namenye gusoma nkamenya kwandika, ntago mbikurura n'abantu babizi bazi iyo story yanjye. Iyo bambajije ngo ubundi gusoma no kwandika wabikuye he, ntabwo mbasha kubasobanurira icyo kintu. Nishidutse mbona numva muri jye icyitwa A ari A, icyitwa B ari B, gutyo. Nuko rero uba wisanze mu ishuri, abanyeshuri rero ku munsi wa mbere babyakiriye bate? Yagiye nize Gatagara yarimo abantu benshi bafite ubumuga. Yego. Ntabwo byatunguranye kuko harimo abafite ubumuga bunakomeye bukabije cyane kurusha ubwanjye. Nta bintu byinshi rero hariya bakubaza, ntabwo bibatungura. Ahubwo wenda akenshi hari igihe usanga hatungurwa n'abantu baje kwigamo badafite ubumuga, kuko nabo barahari. Bigamo badafite ubumuga. Nuko rero birakomeza. Sogonderi wayikomereje hehe? Nayize Gatagara nayo. N'ubundi ni Gatagara. Urumva nize primaire mba mu kigo cya Gatagara. Ikigo cya Gatagara kiri hariya mu karere ka Nyanza mu majyepfo. Niho nize primaire.
nigaga mba muri interina ibiruhuko bikagera nk'abandi banyeshuri bandi tugataha. Hanyuma tugeze no muri segonderi yo twese twimukira i Butare i Huye, niho twize segonderi. Segonderi ndayiga icyiciro cya mbere cya segonderi aricyo bita troncome, ndayiga nkora ikizamini cya leta ndagitsinda, no muri primaire nayo nagitsinze. Hanyuma bampa section ya laboratoire, nize ibijyanye n'ikiganga, ishami rya laboratoire. Yes, ni nabyo nkora, uretse ko wenda nari narabiguhishe wowe ariko ndi umuganga. Uri umuganga cyane rwose. Uvurira he? Oya, mvurira mu majyepfo mu karere ka Kamonyi, ariko wenda ntago ndi bukubwira ivuriro mvuriramo, ariko ndi umuganga. Yo, Imana ishimwe cyane. Urumva byanasabye n'imbaraga nyinshi. Nshimira ababyeyi banjye ndetse n'ubuyobozi bw'ikigo cya Gatagara, n'umugabo washinze kiriya kigo cya Gatagara, uwo bita Padiri Filipo Ndagijimana, umugabo w'intwari cyane, yakoze igikorwa gikomeye cyane. Yego. Wenda tugarutseho noneho mu bijyanye n'imyidagaduro, ubundi ikintu cy'imyidagaduro ni cyo kintu kijya kiguhuza mu myidagaduro? Umuziki. Ukunda umuziki cyane? Nazi wo kuririmba se? Cyane. Gaho rero uririmba iyihe njyana? Buriya ari ikijyanye no kuririmba, ari n'ikijyanye n'umuziki nkunda kumva unyinteresa cyane, injyana ya hip hop. Ni nayo ukunda ubwo ngubwo? Niyo nkunda, ntabwo ariyo yonyine, niyo nkunda, hakagenda hazaho n'izindi wenda zigeze nko muri 2-3, ariko top 10 yanjye iyobowe na, cyangwa se top 5 yanjye iyobowe na hip hop. Kora mu mirya rero, kora muri hakose barani mu mirya tajyane mu muhogo. Kubitaho twumve. Nukuvuga ngo ni ibi bintu impamvu hari abantu baba bakiri mu bwigunge, ariko nkeka ko na leta y'u Rwanda yabashije gushishikariza abanyarwanda bose, barajijutse, nta muntu ugifata umwana ubana n'ubumuga ngo amushyiriyo, nawe agomba kuza imbere ufite niyo mpano akayigaragaza. Twagiye tubona nka ba Niyo Bosco baje bagakora, n'abandi. Ubwo rero nawe waduteraho tukumva hariho n'igihe Imana ishobora guca inzira, ukabona n'umusapota akagushyira. Umuntu ashobora kuririmba nta bikoresho, nta byuma, nta cyatari. Hari ikintu bita freestyle, umuhanzi agakubita. Urashaka freestyle? Okay. Yeah. The highest Rukumbi mastermind for real. Yeah. Agahinda ku mutima mu maso n'amarira, tatu ku mubiri banga nirya babiri, arawabahanya udutaye ku gasozi kayihande, kubw'urukundo rw'iyinjyane samaganya yanjye nayikoreza nde, naratamiye ndakongoka sinacira ndamira, nyiri umupfu ni ujya hanuka, ndi ikinyabuzima hip hop ikaba umwuka, inyoni nizo zizi by'umuhinzi, turacyanywa amata ariko n'ubu ntituratanga amajwi. The highest mastermind. Niko bakwitaga? Yeah, the highest Rukumbi. The highest Rukumbi. Yeah. Ko numva ufite impano yo kuririmba ko ndakubita mani. Icyo utakoze wigeze ujya muri studio? Ubu mu rukundo n'amahoro bibasesekaremo bavandimwe banjye, nyafata umwanya nkibuka ya mateka y'Imana yanjye nayisengeraga munsi y'urutara, uretse abo tuvindimwe senze uko abandi basa naherutswe nkivuka nyuma ndibagira nakuka kagitera, nta jisho rimwe ryihanganiraga kundeba, kugaragara kwanjye byari gitangaza kuri bamwe, ku bandi bikababera igisebo, cyane cyane mu muryango nasabiwe kujugunywa, narinzwe nk'umugani n'igihe hari habayeho njashimira cyane mawe we utarigeze aterwa ipfunwe no kumpibere, yacibwaga intege n'abamubwira ko ari ishyano ryaguye, akaryumaho kuko yarazi icyo ndicyo, akabasubiza ati karutagaturo. None ubu siko bimeze, ibyo yarabirenze, ubu nijye mwana. Highest Rukumbi mastermind. Iyi mpano y'umuziki cyane cyane nko mu kurapa bikunda kugora abantu, wowe kugira ngo wiyumvemo ikintu cyo kurapa unabigaragaze, kubera icyo utajya hano hanze ngo hip hop ni message, ntago yewe ubuzima bwanjye undeba gutya ukanareba mind yanjye byonyine, jewe ubwanjye
nanjye ubwanjye ndi message ndi ubutumwa. yego hip hop ni ubutumwa. Hip hop kandi niyo njyana rukumbi, yego niyo njyana itanga ubutumwa abantu bakabasha kuba bahindura imyumvire. yego hanyuma no byongeyeho haba the highest rukumbi. the highest. Hari ukuntu abaraperi mukunda kugira amazina akanga abantu ariya mazina muyakura agakanganye. highest urumva hari ijambo ry'icyongereza ryitwa high. High ni ikintu kiri hejuru, ikintu kirenze. Iyo hajya hako kantu bita resi kitagiye giciye bugufi, ni hahandi navuga ko ni nka kure utambuka wakandagira ukaba wakandagira agashishi utakabonye. Nanjye rero ndi cipu cyane, ntabwo izina rikanganye. Izina riraho riri cipu riciye bugufi cyane. Yego tunarimo turanagenda tunagana ku musozo, cyane ko tuzagenda tugirana ibiganiro. Mwumvishe ko ari umuganga, hari igihe tuba tumwibyeho gatoya kugira ngo wenda tunaganire. Ubundi Jean, ni ikihe kintu wumva cyangwa se ni ikihe kintu uba wumva ku mutima wawe nawe ufite ushobora gukora uramutse ubonye ubushobozi? Ndamutse mbonye ubushobozi, yego buriya mpangayitswa cyane n'abantu babayeho mu buzima bubi, cyane cyane abana bo ku mihanda, ba bantu barya bibagoye. Uriya muntu urya bimugoye, ubona icyo kwambara bimugoye, utashobora kubona serivisi y'ubuvuzi, udashobora kubona ishuri niba ari umwana, niba ari umubyeyi udashobora kubona icyo yihera abana. Yewe ubura buzima bw'abari abantu burangora cyane, buramvuna bumvuna nk'ububamo nk'ubwikoreye. Rero jewe ndamutse mbonye ubushobozi, mba numva nagerageza gufasha umuntu ubabaye, cyane cyane nitaye ku bana bato, kuko abana bato nirwo Rwanda rw'ejo, nizo mbaraga z'igihugu z'ejo. Twebwe tuba tugenda dusaza, ariko bo nibo basigara bafashe cya gihugu, basigasiye ubusugire bw'igihugu. Bari abana rero mba numva wampa ubushobozi nabitaho cyane kurusha ibindi bintu. Noneho ni ikihe kintu uramutse ugiriwe amahirwe cy'ingenzi ugahura n'umukuru w'igihugu wamubwira? Umukuru w'igihugu, yego, mbere na mbere namushimira ko ari umuyobozi mwiza, yego, wita ku gihugu, yego, wita ku banyarwanda, yego, ku witwa umunyarwanda wese, yaba ari uri mu gihugu yaba ari n'uri hanze yacyo. yego. Icyo kintu rwose Imana izakimuhembere pe. Yego. Ikindi namusaba ko yita ku bantu bababaye. Iyo mvuze abantu bababaye, harimo abantu bafite ubumuga butandukanye, akabahindurira ubuzima. N'ubundi arabikora, ariko noneho bikarushaho, ku buryo noneho umuntu ufite ubumuga nawe ashobora kujya ku rubuga kimwe n'abandi, yaba ari muri uyu muziki, yaba ari muri sinema, yaba ari muki, kandi akagerageza no kugira ngo imyumvire y'abantu ihinduke, kuko imyumvire y'abantu ku kijyanye n'abantu bafite ubumuga ntabwo irahinduka. Hari abantu bacyumva ko umuntu ufite ubumuga akiri wa muntu udafite icyo ashoboye, kandi ubushobozi bw'abantu bafite ubumuga bugenda bugaragara muri sectors zose abantu tubayemo. Bigenda bigaragara rwose ko abantu bafite ubumuga bashoboye. Icyo kintu rero buriya umukuru w'igihugu nacyo, cyangwa se n'abandi bafatanyije, bazagerageze kugikosora, kuko hari umuntu ufite ubumuga yarize, ariga segonde, ariga duhere muri primaire, wenda yize imbere izi za amagaridiyene ataraza, yiga primaire arayirangiza, apafominga neza, yiga segonderi arayirangiza, yize kaminuza arayirangiza, ariko agiye gusaba akazi, aragiye aradepoje cyo kimwe n'abandi. Muri dosiye ntabwo babona ko umuntu afite ubumuga, ariko muri cya gihe cyo kujya guhabwa akazi, noneho yageze kuri tere, bari kumubona noneho fizikali,
hariya hari abantu benshi bahita bahatakariza amahirwe. haracyarimo Eh. wenda nkawe wenda uri muri iyo situation harimo abo mujya muganira wenda bakagaragaza ko bagifite iryo pfunwe. Icyo kintu kiracyariho, nanjye nakubwira ko wenda hari ahantu hamwe na hamwe byagiye bimbaho. Nkabona umwanya ku isoko w'akazi, nkafata kontakite nkavugana n'umubosi runaka, Yego. akambwira ati nta kibazo, uzaza uzanye na dosiye zawe uzahita utangira akazi gutyo. Nahagera yamara kubona ko mfite ubumuga, agashaka izindi nzira binyuzamo, Eskize zo kwiga. bikarangira Yego. ngiye. Hari n'abandi bibaho rero, bibaho cyane rwose. Hari abantu batarumva ko aramutse ahaye umuntu ufite ubumuga akazi, ashobora kumukorera neza akazi. Akavuga turiya muntu azangora, bizagenda gute, ntago azankorera akazi neza iki. Ariko buriya abantu bafite ubumuga bafite skills, kandi barashoboye. Yes. Icyo rero wenda nabwira abantu baba bagifite iyo myumvire, buri wese umunyarwanda yaciye umugani mwiza ngo ugize ute? ngo umubiri ubyara ugize ute. Ngo umubiri ubyara udahatse. So rero nabo ni abantu nkatwe, duhumeka umwuka umwe, tukanava amaraso amwe. Nkeka ko umuntu wese uba ugifite nk'iyo myumvire, ugiheza abantu nk'abo ngabo, nawe aba agomba kwicara nk'ahantu mu cyumba nawe ubwe akitekerezaho. Turimo turanagenda tunagana ku musozo, hari ikintu ku mutima wawe kigeze kigukomeretsa mu buzima, ukageramo ukavuga ati iki kintu kirankomerekeje, ukumva umutima wawe ntabwo byakiriye neza? Oya, buriya jyewe ntabwo ndahura n'ikintu mvuge kiri skandale cyane. Yego. Ntabwo cyabura. Yego. Fata urugero wenda nk'umubyeyi wanjye yarapfuye, papa, ariko ibyo nyine ndabizi ko abantu bapfa. Nk'umuntu uba no muri kariyeri y'ubuvuzi, abenshi barapfa bakagwa kwa muganga aho mba ndi, abandi nkagenda mbona abantu bapfuye kandi nkabona abasigaye barababaye, ariko nta n'ikintu bibatwaye, ubuzima burakomeza. Nta kintu ndumva cyari bwambabaze cyane, ku buryo numva ko cyankomerekeje umutima, wenda nifuje no kuba naba niyanze bakwiyambura ubuzima. Oya, ntacyo. Hari igihe umuntu ubwo ni mu tuntu n'utundi, hari umukobwa waba warateretse wenda ngo gutera indobo agendeye. Oya, ntawe. Yewe nize mba mu kigo cy'abafurere n'ababikira muri Gataga. Hanze nyine naje kugera hanze, urumva iyi minsi myinshi twabaga mu kigo. Tukaba mu kigo dufite rero amabwiriza tugenderaho ya gifurere n'aya kibikira nyine, y'abihaye Imana. Hanyuma ngewe rero ubuzima burebure nabaye hanze nabubayemo aho ndangirije kwiga segonderi nayirangije njya mu kazi. Akazi rero nawujyaga mu kazi nahise mfokasinga cyane ku muziki. Iyo nabaga nabonye umwanya nigiraga mu masitudiyo, nigira muri show zitandukanye, gushaka experience y'umuziki. Ntago nigeze mbona umwanya rero wo gutereta abakobwa benshi. Hanyuma rero uwo naterese ntago yanyanze, nta nubwo yangoye, nta na gato. Ikintu ubwira madamu, ndamukunda cyane, nawe aho arabyumve rwose. turanamusuhuje pe. Ndamusuhuje cyane, n'umuhungu wanjye w'imfura. Ngaho nguko rero, nk'uko nababwiye, ni umutumirwa ijwi wenda muri kumva atari ubwa mbere, ariko ni umutumirwa twe twamutumiye kugira ngo anatuganirize, ariko si aha ngaha birangiriye. Hari n'ibindi nshaka kuzamubaza mu kindi kiganiro cy'ubutaha by'ibanga, nshatse nyine ko kubera ko n'ikirere kiri kugenda kidutenguha. Ubwo rero inshuti zacu za Rukumbi TV, mwe mudahwema kudukurikirana, nyaboneka
nimba ubonye iki kiganiro kanda subscribe, share, unarayikinge, ntacyo biba bitwaye. Nurangiza usige muri comment ikintu ubona twahindura, cyangwa se unavuga ati ndashaka ko ubutaha mwakora kuri iki kintu. Turabashaka ngo mujye mutugira inama, nimwe dukorera. Turabashimiye cyane, banadutume kandi tubamamarize, tubonemo n'ubwo bushobozi bwo kugira ngo dukomeze gukora, tunamamaza. Ariko rero uvuze ko uzambaza ibintu by'abantu, ntuzameneshe ibanga. Ntabwo njyamena ibanga, utazamenesha ibanga. Ntabwo wabimena. Ngaho nguko rero namwe wa mugani nari nsoje nsa nkaho mbyibagiyeho, abantu mufite ibikorwa mukora, mufite abantu babagana, ibyo ari byo byose uretse uburozi n'abandi, ariko abantu mufite ibintu bishobora kugirira sosiyete nyarwanda umumaro, mubikora mwikorera, mutugane kugira ngo tubashe kubamamariza pe. Igiciro twagikubise hasi, ni nko kugura bombo zino z'10, ubundi tukicara tukaganira, tukabasha kugirana imikoranire. Ese ubundi wazajya tunabamamariza ku buntu? Dufate nk'abangahe se? Nka 2 cyangwa 1? Wumva nawe yabishaka, niyo promosiyo twayimuha mu buryo bwumvikana, gutangamo amapromosiyo n'ubundi. Reka tubanze turebe kwanza wa mungani twahumwe, abandi bose noneho tukumvikana. Rega ni nk'ubuntu n'ubundi nawe ni nk'ubuntu. No kuvuga ngo rero mutugane, birahendutse kandi pe. Dufata abakiriya ni nk'abami. Murakoze cyane. Ciao ciao.